How do you make your space look its best while reflecting your personal sense of style? We are the answer you've been looking for. Visit our online-based shop and smell the beauty of your house, because perfection begins from home. Call us on 07900255542. Nsoshaka nkora ikiboko. Ikintu kimwe nshaka gukora Maya. Kuko sinshaka kongera kumutwara none. Hey, you know, urabizi neza ko nta n'imwe yigeze umutwara imbere yanjye. I'm sorry that I lied. It's okay, babe. Ничего вече. Ko nigeze ngukumbura cyangwa nshaka kumenya wari waragiye. Ntabwo wigeze umbeshya. Kuko nanjye nambizi ko wankumbuye nkuko nanjye nagukumbura. So, wari gukora ikindi kintu kirenze icyo. Kuki mukanya wabarize pe? Maya, rimwe na rimwe ntekereje ku buzima bwanjye. Ntekereje ku buzima bwanjye ndabona twataye. Reba nk'uko kuva ngifite imyaka 20 nta na kimwe cyagihinduka. Ahubwo birushaho gusubira inyuma. It's okay. Reba nk'ubu nsigaye nkurikira kuko mbizi neza ko nta kandi kazi kamwiri. It's okay, babe. Oh, wimbwira ngo it's okay, man. Tubizi neza ko nta muntu mwama akazi. Nubwo ngerageza kugira ngo mbishe. Ubundi nsigaye nkora ibintu byose nkaho nzapfa ejo. Akora ibintu byose nta kintu bitaye. What's the matter, dog? I need your opinion about this. Do you really want to know my opinion about it? Yeah. Ukomeje kubikubwira ndashaka kumbwira uko byumva. Maze iminsi menyanye n'umuterapist wanjye. Nishimira cyane kubera ukuntu yamfashije. Cause no kuba nsigaye mbasha gukontrola umujinya wanjye niwe. Rero kubera ukuntu yakomeje nyumva amba hafi byatumye numva ntangiye kuba. Ariko ndumva bari gukora akazi kiyali. Niba arakoraga akazi ke se ni kubera iki rimwe na rimwe yajyaga akoresha amagambo akomeye abandi badakoresha ku barwayi babo. Kubera iki do? Ni kubera iki? Ni iki gituma ubona ko atangiye kugufata bitandukanye n'abandi ali? Ali, kugira ngo ngufashe ugomba kumbwira impamvu utuma ubona muganga wagufata bitandukanye. Jona ushaka. You can now address me by doctor for now. Urambwira impamvu ituma utekereza ibyo byose ali kugira ngo nanjye menye uko ngufasha.
Vuga Maya, ndabizi ko ufite icyo ushaka kuvuga. ngiye kuvuga ko ari yaguye akazi kakanga gusa nsanze nta n'impamvu yabyo. Umuntu ntabwo wakiyumvisha ibintu nakoze ejo. Uzi ko mwese musigaye muzi ukuntu ntekereza. Ndicara nkatekereza nk'ibintu nakoze ejo nkumva ndi igicucu neza neza. Ndimo ndyama muri Pablo. Bambwira ntabwo n'ubundi nitaye kumenya mwaryama kuko ntabwo bikindeba. Maya nta muntu twaryamanye. Ntaho bihuriye n'ibyo uri gutekereza. Pablo ndakuzi. Ndakuzi kurenza undi muntu wese ubaho. So kandi nk'uko nabikubwiye rwose nta kintu na kimwe nitayeho ku muntu mwabikoze. Ako bitewe n'ukuntu uri kubivuga ushobora kuba umuntu uri hafi yanjye. So wishi Nawe Maya. Basi ntawuzi. uziranye na Kendra? No. What? No. Kendra ntabwo njye nawe. Oh shit. It's Erica. Ndi gutene nabi. Gutene natekereje kwe. Ntabwo ari Erica. nuko yarahoraga ambwira ko ari kumwe nanjye wimva bitandukanye n'ari kumwe n'abandi barwayi afashe. Come on Ali, ni muganga wawe of course. Wenda yashimishwaga no kubona ko uri kugenda umera neza. Ahubwo se urabizi neza ko ari wowe wenyine yabwiraga ayo magambo. Cyane cyane ko wambwiye ko afite abarwayi batandukanye. Ushatse kumbwira ko ari amagambo yose wambwiraga? Amen. Therapist wanjye yambwiraga ko yabwira n'abandi barwayi be bose. Ntabwo ibyo nabivuze Ali. Ngende kukubaza kugira ngo umenye ukuntu ngufasha. Hanyuma gutangira kumbwira amabanga yatigeze abwira n'abandi. Ibyo byurumva wabinsobanurira gute muga? Muga sinzi niba nagusubiramo ibyo narimvuze. Nta mpamvu Ali. Nabyumvise. Aba nawe uransobanurira. Ayo mabanga yayabwiraga n'abandi barwayi be bose. Ndakeka aho ngaho yarakoze amakosa kuko yakoze ibintu bitajyanye n'umwuga we, cyangwa se yabikoze kugira ngo akwereke ko hari abandi bantu baciye muri ibyo bibazo byose ariko ubu ngubu bakaba bagikomeye. Ndabona amasaha yawe ageze, umwanya wawe warangiye. Ako ndacyafite ibibazo. Igihe cyawe cyageze Ali. Okay, niba ugezweho. Kishabiza ariko gute? Ntacyo tugomba kuvuga na Pablo. Ndakeka ari Ntacyo kuri uri gukeka Pablo. Please. Ni ibiki muri kuvuga? Ntabyo.
si ubu numva ntazi ko ibintu biri kujya mbere. Nta kintu kiri kujya mbere Erika. Pablo ndabeshya. Pablo. Oya, ntabwo ubeshya. Actually nta nanje kureba. Ya, niwe yaraje kureba wowe Erika mukuru wanjye. Kisha ntabwo arimo kuvuga ko njye ndi mukuru wawe hano. Twese turabizi. I'm sorry. None se ko ujubwira ko ishaka byo mugomba kuvugaho. Because Ejo bundi yaje kureba narakubura. yeah, ejo bundi narakubuza. Ejo bundi nagusize ahangaha Pablo. Ntabwo wigeze umbura. Ese ejo bundi kutaje mu kazi? Ya, ejo bundi kutagiye mu kazi. Cyakoze murasekeje pe. Uzi ko utazi no kubeshya. Ndimo ndabona neza ko hari ikintu muri kumisha. Ako njye n'ubundi nari njanga ngo tuvugane Erika. Urebye nicyo cyonyine cyari kinanze. Ndakeka n'abakanya mukaganira. Kishoye wajyana nta kibazo. Nereka ngiye hari ikintu nshaka kubaza kimwe cyonyine gusa. No, Fari, please. Ndekura Kendra. Fari mbabara tuvugane gato. Ndakwinginze. Nta kintu nshaka kuvugana nawe wasnitchiwe. Ndabizi narakugambaniye Fari ariko no kubera kugukunda. I love you Fari, please. Ndekura Kendra. Nose no itugenda. Fari ibintu ngiye kukubwira bimaranye igihe kinini cyane. Ariko mbere na mbere reka ngushimire ko wemeye kuma aka kanya. Fari urakoze. Fari nuko icyo utankunda. Nukubera iki? I don't know. But nuko wenda ngiye nkunda Kisha. Ikibazo nuko batagukunda. Ntabwo agukunda, nta nubwo azigera agukunda. And thanks to you. Wajyanye amagambo kandi wambwiye kutazabivuga. Kubera icyo wagiye kwasama Kendra. Uransubiza Kendi. Nuko nari mbizi neza ko adateze kugukunda. What do you mean? Fari, niba hari umuntu udakunda kubeshywa, ukunda ibintu binyuze mu mucyo, ni Kisha. Rero mukiva kubonana yaje afite umujinya mwinshi. Kuba mukinishije. Mbona n'ubundi ntateze kukubabarira na rimwe. Niko kumubwira biriya. Numvaga aribwo buryo bwiza ari wita kureka neza. Ku buryo nanjye mpita nkubona neza. Fari, I love you. Ko icyo utabiha agaciro. Okay, ndabizi narakugambaniye. Vuga ibyo twakoze byose. Ariko nanjye ntago wandenganya. Ese Fari, reba igihe cyose umaze wiruka kuri Kisha. Kingana gute koko? Kinini cyane. Ntago ndi gushaka kwikunda Fari. Ako si utekereje wowe ubona icyo atari cyo gihe ngo nawe umwikuremo. Utangire kwiyitaho. Unaho umwanya bakwitaho. Kandi Fari, ngiye iyo ndebye. Mbona nge nawe twavamo agakupure keza. Kwanza banza unsubize iki kibazo kimwe.
iyo ubonye umukobwa nkanjye ndi kukwiteretera uba wiyumva ute? Jesus. Ali ufite ikihe kibazo? Ali bite? And this time urankanze kuko numvaga ndi mu nzu njyenyine. And ndakeka uno munsi nta gahunda dufitanye wowe. Hey. You know you can tell me anything. If you want to, of course. Why? Ali, sometimes to hear... Joanna, just shut up. What are we doing? Mama ndi hano urayizi. Joanna, nuko nta muntu uri kutubona cyangwa umuntu uzi ko njye nawe tubanye. Ariko umuntu wari wese watubona yatabona ko hari ikijya mbere hagati yanjye nawe. Kandi uruhare runini n'uwo bigaragaza. Bitewe n'uko ariko narindi mu Joanna mbabara utavuga akazi. Tiregura uvuga akazi kuko njye nawe turabizi ko atari akazi gusa. Sindi kuva ryari nisanze meze buri. Ali, I'm sorry. Joanna mbabara sugiye kuvuga ibintu binshintege. Ali, ugomba kubyumva. Ali, I'm sorry. Ndabizi neza ko therapist wawe yatumye ushyira ibitekerezo ku bintu runaka bitewe n'ukuntu mwari mumeranye n'uko mwari mubanye. Koresha izina ryawe Joanna kuko nawe uri kwivuga. Please Ali, reka mbanze nsoze kuvuga. Simakanye ko therapist wawe muri kiriya gihe hari ukuntu yari ari kwiyumva bitandukanye. Ariko Ali, ntago bikwiye. Ntago bikwiye Ali. Ntago bikwiye ko therapist wawe yagirana undi mubano nawe utari uko ari muganga wawe. Rero yaje kubitekereza asanga bidakwiye ahitamo kubireka. Ese hari itegeko ribihana? Ntago bikwiye Ali. Sinzi ko yakora akazi ke neza nk'uko abisabwa. Kisha. Isimani nkabura yarabaye iki? Kuki utarambwiye ko iri kahari? Pablo, nagerageje gukora uko nshoboye kose ngo ucecekeshe ariko wanze kumva. Ese kishuriko nubwo ufite ukuntu bungana? Pablo, ni bwa mbere mu buzima bwanjye nakora ikintu nzicuza ubuzima bwanjye bwose. Rero yego mfite ubwoba bikomeza kubinyibutsa. Mfite ubwoba bwinshi kandi ntabwo nzi ko ngomba kwifata imbere ya Maya, ntabwo nzi ko ngomba kwifata imbere ya Erica. Kujya mu kazi byananiye Pablo. Kuko nzi neza ko ninjye ngomba kujya kureba Maya ku kazi kiwe. Kandi ikintu kiri kwita kinza mu bwonko ni ishusho yawe turyamanye. Rero mfite ubwoba. Basi wakicaye hasi Pablo. Cyakoza ndagaragaye. Ubu ni ukuvuga ko buri muntu wese uje ashaka gukora ibintu ari njyewe umukandida.
bareke kunyibutsa ibyo bintu Pablo. ako se undi byari byakugendekeye gute? Kumiruka muri twese ari umuntu utekereza biriya bintu kucyemeye ko biba. Ningiye kubyanga amakosa yose yisyankira ariko amakosa yose nayanjye. Kuko we nko wabyivugira umukandida. Ako Pablo ndakwinginze mbaye no bintu bizagumye hagati yanjye nawe. Natwe tubyibagirwa mere nkaho bitigeze binabaho. Promise me Pablo. Promise me Pablo. Ariko rero nubwo nazi n'umuntu washyize ariya mategeko nta n'ikintu kibi twakoze. Nta muntu twaciye inyuma. Njyewe ndi single nawe uri single. Keretse wenda we niba ugikundana na internet guy cyangwa akundanaga na internet guy. Ese ujya utekereza ku mateka yawe n'amaya? Basi se ujya utekereza ku njye n'amaya tubanye? Basi utekereza ko ari guteta mukuru wanjye? Nako niba kuri wanjye bose. Erika n'amaya bahita banyanga ubuzima bwanjye bwose. Cyangwa wibagije ko buri gihe cyose iyo bakoze bifuta ari ngiye ubagarura. Ni gute mari mukuru wawe? Oh shit. Aya ntabwo uzi ko ngira amaya dufite papa umwe. Wenda kisha muravukana? Mwana nta kintu bikubwiza. Sura jangu bimbwiye iki Pablo? Kuba mvukana na Kisha tuwe kutavukana, Kisha ndacyamufata inshuti yanjye magara. Izubwenge. Cyakora cyo Kisha yamaze kumfata nk'umuvandimwe. Kuba rero nasanze duhuje amaraso, ibintu byanshimishije cyane. Gusubiye mugabo wenda cyamufata nk'aho atigeze abaho. Kubera kitari warabimbwiza. Pablo njye nawe tumaze igihe kingana gute tuvugana. Kandi ko nabimenye cyagiye ngiye kwigendera n'ubundi. Ahubwo se wowe wabibwiwe n'iki? Ni ese bite? Kuvuga ko ishumba ari ikibazo? Ko rero umuntu wenyine ubizi. Wenda na ari. Kandi ntabwo ari yari wabikubwiye so. Kuvuga ko ishani ibintu bya danje. Ese usigaye ukundana na Erika? kubera iki? Ntabwo ari ngombwa ko mbimenya. Yagira ngo ko waragiye ugafata umwanya wawe ko ari kugira ngo utazongera kugaruka muri zino drama. Wese usigaye kumwe nande? Ntabwo nsubije Pablo. Ariko biziko nagufasha gushaka akazi keza katari uguponda sima. Ubizi gute se ko nagakora neza? Wenda kariya nkora niko nshoboye. Niko mbashije gukora neza. Wifuza yaciyemo igihe kinini
gihagije kandi iyo urebye neza ntabwo ijambo ngo ndi kugerageza. cyangwa turi kudushaka ubundi buryo, kandi urabizi neza ko twabubona. Action. Nikisha. Kisha ntago ari ngombwa se ko byananiye. Kisha nikutadidima. Kisha ntago ari ngombwa. Kisha ntago ari ngombwa. Reka ntangire mbivuga basi byo. Kisha ntago ari ngombwa kuvuga ko ndi mukuru wawe. Reka ntangire mbivuga kuko Kisha Kisha ntago ari ngombwa kuvuga ko ngende mukuru wawe. Twese turabizi hano. Sibyo? Tuba tugenda. Kisha ntago ari ngombwa kuvuga ko ndi mukuru wawe. Twese turabizi hano. Njye gutambivuga. Nawe ntuvuga kuko njyewe birasaba ko bisubiramo mpaka numva. Ntadidima. Ntushaka nubivuga.